ifunguro ryacu rikaba ari ifunguro ryoroheje ritaremereye kandi turikarifata kare ugereranyije n'igihe turi buze kuryamira. Ni ukuvuga ubushakashatsi butwereka ko dukwiriye nibura kurya mbereho amasaha 2 kugera kuri 3 mbere yuko turyama. Niba ndi buryame saa 4 birakwiriye ko saa 3 mba narangije kurya. Kandi ifunguro nafashe akaba ari ifunguro ryoroheje. Ifunguro ryoroheje ni rimeze rite, riremere ni rimeze gute, kubera iki ngomba gufata iri funguro ryoroheje. Nimvuga ifunguro riremereye nimugoroba, hari impamvu tugomba kubyibazaho. Kuki tugomba kurya byoroheje? Nuko icyo siyanse yita rythme circadienne cyangwa se isaha karemano y'umubiri y'imbere mu mubiri, ifite uburyo umubiri wacu ukoze ku buryo isaha runaka hari imisemburo umubiri uzana uvubura, ku yindi saha akaba ari imisemburo umubiri uvubura. Twatanga nk'urugero, hagati ya saa 5 na saa 6 umubiri uvubura umusemburo ubita ghrelin. Igijoro se? Ku manywa. Akaba ari umusemburo utuma twumva inzara tukagira na apeti. Hanyuma iyo turimo kurya habaho undi musemburo nawo ugenda uzamuka gahoro gahoro witwa ghrelin, ukaba ushinzwe gutuma twumva ngo turahaze tukarekera aho ngaho. Ibyo umuntu avuka abifite, dimwe ku mubiri ukora neza, n'agahinja gatoya iyo gahaze ntabwo kongera kubumbura umunwa. Rero iyo ni isaha imwe iri biologique tudashobora guhindura. Ku isi yose saa 6 abantu bose baba basonje, umuntu atarwaye adafite ikibazo, umuntu wese amasaha basonje. Nijoro rero naho hari amasaha umubiri wacu ugeramo imisemburo uvubura ijyanye n'ibitotsi ikaba ari myinshi. Umusemburo ushinzwe digestion cyangwa se za mvubura za enzyme zishinzwe digestion, zishinzwe igogora, zikagenda ziba nkeya, ndetse n'imikorere y'amara yacu nijoro iragabanuka cyane, ku buryo nijoro mu buryo nyine buri biologique bwa karemano ntago umubiri wacu wakorewe gushyiramo ibiryo byinshi kandi biremereye nijoro. Akaba ariyo mpamvu rero dukwiriye kubimenya, tukabitega amatwi, tukamenya gukoresha neza umubiri wacu. Iyo duhaye umubiri wacu ibiryo byinshi nijoro, bituma gusinzira nabyo bibangamirwa. Rero turarebera hamwe tumenye ngo ni ibihe biribwa umuntu akwiriye kwirinda kurya nijoro, kubera iyo mpamvu nyine tumaze kuvuga. Mbere ko tuhagera dutegura kino kiganiro, dukora ubushakashatsi nganira nawe kugira ngo nanjye ndusheho kugira uko mbyumva dutegura ikiganiro. Nabona gukomeye cyane ku ifunguro rya nijoro. Twahereye kurya mu gitondo, rya saa 6 rya nijoro, ariko mbona irya nijoro uraryitsitsaho cyane. Kubera iki ifunguro rya nijoro hamwe nk'aba nutritioniste, abahanga mu mirire no kuboneza imirire, muhitamo kuryitaho cyane? Turyitaho cyane kubera ko nyine uko umubiri ukora biba bitandukanye nuko ukora ku manywa. Nijoro ubwonko buba bugiye kujya mu kiruhuko, buba bugiye gushyira ibice bimwe na bimwe by'umubiri mu kiruhuko, hanyuma bugakora indi mirimo ikomeye nijoro. Mu mirimo ubwonko bukora harimo umurimo wo gusazura uturemangingo tuba twashaje, gusanasana uturemangingo twakomeretse, ndetse no gusukura umubiri muri rusange. Ubwonko bukuramo ibyo bita free radicals cyangwa se radical libre, mu kinyarwanda twabigereranya n'umugese. Bya bintu byangiza uturemangingo byacu, niho cyane cyane ubwonko bukora uwo murimo. Uwo murimo rero akenshi ubangamirwa n'amafunguro ya nijoro, kandi uwo murimo ni ingenzi cyane mu buzima bwa muntu, kuko muri icyo gihe ni naho ubwonko bubika amakuru twiriranywe ku manywa, bukayashyira muri iki cyiciro, ku buryo iyo ushatse kwibuka ibintu wiriwemo cyangwa se uri kwiga ushaka kwibuka igihe ubajijwe kugira ngo ngere wandike ibyo neza wize, ubwonko burabikugarurira neza. Ako kazi rero bugakora nijoro. Impamvu tubitindaho ni ukugira ngo uwo mwanya ari wo mwanya umubiri wacu wirepara, usubizwamo intege, ubashe gukora neza, kuko ni umurimo ufite akamaro cyane mu buzima rusange bw'umuntu, ari ukurama, ari ukukira indwara, ari ukurinda indwara. Ni umurimo ukomeye cyane. Rero ni ukuvuga ngo icyo gihe
iyo twariye uko bikwiriye binatuma n'ibitotsi byacu bimera neza. Ibyo bitotsi rero nibyo bwa bwonko bukoramo ka kazi neza, bigatuma dushobora kugira ubuzima bwiza. turebye imiterere y'ubuzima, shuguri, jugujugu, hirya hino, hari igihe abantu bavuga bati mu gitondo sinabona umwanya wo kwicara ngo nijye mba niruka, saa sita hari igihe nabyo bitangira akavuga ariko nijoro ndabihereza kweri kweri, noneho ukavuga ngo turya ibyo kurya byoroheje. Byose byahura gute n'ubuzima tubamo? Birahura cyane, ni nacyo twatangiye tuvuga tuti hari ibyo twari tuzi, ariko uyu munsi ubushakashatsi bwarushijeho kudushyirira ahabona, buratwereka buti mwabikoraga mutya ariko mubikoze gutya byarushaho kuba byiza. Kuko iyo jugujugu tuyirimo, ariko ubona ko nayo igendana no kwiyongera kw'indwara zitandukanye. Ariyo mpamvu dukwiriye kumenya uko duhuza jugujugu n'ubuzima bwacu bwa buri munsi. Jugujugu ntago wayijyamo utariho, ntago wayijyamo udafite ubuzima. Nta nubwo bikwiriye ngo ujye muri jugujugu imyaka 30 ngo usange imyaka 40 ntabwo kibasha kuva mu rugo. Rero niyo mpamvu y'ibi ngibi. Rero kubona umwanya, ibyo twarabivuze kenshi, ni ikijyanye nuko ibintu biha priority, kuba ubiha umwanya, ubiha agaciro, nta kidashoboka iyo ikintu wagihaye agaciro. None se nanjye nshobora kubaza, nk'iyo umuntu yarwaye diabete n'urugero, agomba nko kwitera insuline buri gitondo, ntabwo wakwitera insuline utariye. Niba hari imiti yindi ufite kandi imiti ifite imbaraga, hari imiti ubwirwa ngo ugomba kuyifata wabanje kurya. Kuko icyo gihe bishoboka. Sinzi niba uzi Ikilatini, ariko bajya bavuga mu Kilatini ngo primo mandequare, deinde filosofare. Icyambere ni ukurya, gutekereza ngo bikaza nyuma. Icyambere ni ukurya, ibindi bikaza nyuma. None n'Abanyarwanda nabo barabivuga ngo ikirima kiba mu nda, sibyo? Imfura inyuze aha ntiyariye. Ese ntiyariye nijoro, ihanyura ryari? Ni mu gitondo, ni ku manywa? Ni ukuvuga rero ikintu cyitwa kurya ni ikintu kibanza. Barakubwira ngo iyo imirimo yabaye myinshi habanza uwo kurya. Ayo nayo ni amagambo Abanyarwanda bavuze. Byerekana rero yuko daboro ibintu bitunga ubuzima bukaba bwiza, ibindi bikaza nyuma. Shuguru uko zangana kose, banza umenye ko kurya ari byo bituma ubona izo mbaraga zijya muri shuguru. Banza umenye yuko ubuzima bwawe kugira ngo burambe bumere neza ari uko hari wavuze ngo ni byiza kurya amasaha ngahe mbere ko tujya ku buriri? Hagati y'amasaha 2 na 3 mbere yuko tujya kuryama. Hanyuma ubongeye kubaza ikibazo, ni ibihe byo kurya, ni ibihe byo kunywa tutemerewe kurya nimugoroba cyangwa nijoro, ahubwo se ni ibihe byo kurya tugirwa inama yo kurya nijoro, kandi kubera iki? Yego, mu biribwa bitandukanye tutemerewe kurya nijoro harimo ibiribwa biba birimo amavuta menshi. Aha twavuga nk'ifiriti, twavuga amabenye, twavuga amacapati, amasosisito, amafiriti nayo za jambo. Yego, ifiriti iri mu biribwa birushya igogora. Rifata amasaha menshi, kugira ngo igifu kibashe kwigogora. Bagafiriti nyine bye nijoro. Yego, kuko ibyo biribwa impamvu tugomba kubyirinda nijoro nuko bigera igogora ryayo riratinda, rinaniza umubiri, bigatuma umuntu ashobora kugira baranuma, kumva abyimbye mu nda, ashobora kugira ibyo bita reflux, kumva hari ibintu bigaruka byo mu gifu, ndetse bigatuma gusinzira bitagenda neza. Hari ibindi biribwa, cyane cyane ibiribwa bikangura umubiri cyane, ibiribwa birimo isukari nyinshi, amagato, amandazi, icyayi kirimo isukari nyinshi, igikoma kirimo isukari nyinshi nayo iri mu byirindwa gukoreshwa nijoro, kuko nayo ituma ubwonko bukanguka nk'aho bwakagiye mu kiruhuko. Ibyo rero nabyo ugasanga bibangamiye gahunda yo gusinzira. Hari ibiribwa bavuga ko bikangura umubiri cyane, harimo ikawa, harimo icyayi cya mukaru, harimo icyo bita thé vert. Ibyo ni ibinyobwa bidakwiriye kunyobwa nijoro. Kunywa ibinyobwa biri rafraîchissante nijoro nk'amafanta, za coca, nabyo ntago byemewe nijoro, kuko byose biganisha kuri kwa gutuma igifu gishobora gukora kugira acide nyinshi, kikazana reflux, no gutuma umuntu adasinzira neza, ariko cyane cyane no kumva umuntu ataguwe neza mu nda.
ibyo rero ni ibintu bitandukanye tugomba kwirinda nijoro, harimo no kunywa amata, cyane cyane amata akonje nijoro, kuko hari abantu benshi usanga avanye ibintu muri firigo. Ibinyobwa bikonje nijoro nabyo bibangamira iryo gogora, rirabangama, ikindi kandi bikabangamira n'ibitotsi, kandi twabonye agaciro k'ibitotsi byacu nijoro. ubwo rero nshaka kubaza ni ibihe twarya nijoro kugira tumererwe neza? Nizere ko ubugari burimo. Numbaza impamvu ariko mbuvuzeho. Yego. Mu biryo turya nijoro akenshi ikiba kibiranga mu buryo bw'ubutabire bigomba kuba ari ibiryo bituma ubwonko buruhuka cyangwa bukanarekura ibyo bwiriwemo, ibyo bita les aliments sédatifs. Biba bikozwe n'ibinyabutabire bituma ubwonko bukora koko ako kazi. Muri ibyo ngibyo harimo umuneke. Ubwo ni byiza kurya nijoro? Umuneke. Ariko umuntu yarambwiye ngo uriye umuneke nijoro ngusinzira ngo nk'akana gatoya. Kubera ko umuneke ukungahaye kuri magnesium. Magnesium ni ubutare butuma ubwonko buruhuka neza. Ni ukuvuga rero umuneke wawurya. Usa n'imbuto. Warya ipapayi, yego, warya watermelon iri muri fruit nazo warya nimugoroba, warya umwembe ariko uhiye neza, kuko nijoro wirinda kurya imbuto zifite acide. Imbuto wirinda nijoro ni izihe ubwo? Imbuto zifite acide twirinda inanasi, twirinda gufata indimu nijoro, twirinda orange nijoro. Kubera iki? Kubera ko ikungahaye kuri vitamine C. Iriya vitamine C ituma ubwonko bukanguka cyane. Ikindi aho kugira ngo usinzire bwo bugatekereza ko ukeneye gukora akazi, ugasanga nyine uri kurwana no gusinzira byakunaniye. Hari nanone tubura ibitotsi, twabuze ibitotsi tutazi n'icyabiduteye. Rimwe na rimwe ugasanga ibintu umuntu yariye nibyo byatumye adasinzira. Hari n'ibiribwa nka porridge iyo bita flocon d'avoine, akenshi abantu bavuga ko ari iy'abana ariko n'abantu bakuru barayirya. Iriya porridge iriya nzi iriya iba ifite ukuntu irendukamo ukuntu, iriya nayo ni nziza mu biryo umuntu yarya nimugoroba. Hanyuma hakaba n'ibinyobwa birimo nk'ikinyobwa cya kamomile, ushobora kukinywa nijoro. Cyose ni icyahe kamomile? Ushobora gukora. Kamomile ni iki? Kamomile ni ikimera kiba gifite indabyo, hanyuma izo ndabyo nizo umuntu akoresha. Kandi abantu ubwo abatakizi bazagushaka bakikubaza. Yego, abantu ntabwo byose twabyerekanira hano, ariko nanone n'ifoto ya kamomile nayo igaragare kugira ngo abantu barusheho kuyimenya. Hari n'ikimera cyitwa verveine odorante, nayo ifasha ubwonko kuruhuka cyane. Rero hirya no hino usanga mu masoko babigurisha, cyane cyane nyine aho bacururiza ibiribwa byongera cyangwa bifasha ubuzima kurushaho kumera. Ubwo mu byo kurya tumenyereye uvuze porridge ariko ntabwo iribwa na benshi. None katubwe no mu byo kurya nyine dukunda kubona cyane warya nijoro. Yego. Nari nakubajije ubugari, ubone no kugera ku kantu k'agatoki, n'ibihaza, urambwira. Yego. Mu bijyanye n'ibiribwa bisanzwe nyine tumenyereye, kurya ikijumba nijoro nabyo bifasha umuntu kuruhuka neza. Kandi ibijumba kandi ngo bituma umuntu aravuza amafirimbi. Ntago mbizi, ariko ikijumba kiri mu biribwa bikungahaye kuri potassium. Ni ikiribwa nacyo gifite ibinyabutabire bifasha ubwonko kuza kuruhuka neza. Ubugari nabwo ni ikiribwa kidakenera igogora riremereye. N'ibirayi ntago bigogorwa mu gihe kirekire. Nyine iyo witaye kuri ya masaha ujya kuryama igogora ryabyo ryarangiye, akaba rero ari ibiribwa umuntu yakoresha nijoro. Ntekereza ko wenda atari ibintu bitazwi cyane. Niba tubonyemo umuneke ndetse n'ubunyobwa nabwo buba mu byo ushobora gukoresha mbereho, donc agapfunsi k'ubunyobwa, wenda n'umuneke umwe munini wa gros michel, imineke ibiri se yakamara. Ibyo bintu ubishyize mu kamenyero kawe ka nimugoroba, ya masaha abiri imbere, biri mu bintu bituma uryama ukaruhuka neza. Umuneke ndatekereza kuboneka, ubunyobwa buraboneka, n'ibindi twavuze nabyo tugira amatsiko yo kubyongera mu byo dukwiye gukoresha. Reka tuvuge ku bikomoka ku matungo. Hari abantu babikundira akanyama, hari iz'umutuku, hari iz'umweru nk'amafine n'inkoko. Aho se ho uhagaze? Aho ngaho siyanse ikibivugaho ni uko gukoresha inyama nijoro, cyane cyane zirimo amavuta menshi, atari byiza. Ariko kandi ku bituruka ku matungo, kurya ifi,
itetse mu buryo bworoheje, no kurya inyama zitetse ku buryo bworoheje, ibyo nabyo bishobora gutuma umuntu asinzira neza kuko habamo mu binyabutabire bigize ibiribwa bituruka ku matungo habamo acide amine bita tryptophane. Tryptophane akaba ari acide amine cyangwa mu bigize ibyubaka umubiri bituma umubiri uruhuka neza, uvubura ya misemburo myiza yo gutuma abantu baruhuka neza. Ni na byiza cyane yuko mu biryo turya muri uriya mugoroba haba harimo proteine zituruka ku matungo kuko iyo tryptophane idufasha. Nkawe umenyere kwakira abantu bagira inama mu mirire, ariko ukunze no gufasha abagaragayeho uburwayi kubagira inama y'ibyo amafunguro bafata igihe bayafatira. Ndashaka kubaza, hari ibibazo dufite bijyanye n'ubuzima rusange bya santé publique cyangwa se n'ubuzima muri rusange bishobora guterwa n'amasaha abantu barira, kuba bariye batinze, kurya ibyo kurya nyine badakwiye kuba barya nijoro? Yego, no mu nama tubagira bikaba birimo, harimo indwara z'umutima. Indwara z'umutima muri rusange zishobora guterwa n'uko abantu barya nijoro, bakanarya batinze bagahita baryama. Ibyo bintu byongera ibyago byo kurwara indwara z'umutima. Ni ukuvuga rero niba warayirwaye icyo gihe, mu nama tukugira harimo no guhindura amasaha yawe waryamiragaho, igihe wariraga ugereranyije n'igihe waryamiraga, ibyo nabyo ukabishyiramo umucyo. Ku barwayi ba diyabete nabo turabibabwira, abarwaye kanseri, doko abarwayi bose, abakiriya bose batugana, kimwe mu bintu bikomeye batabura kubwirwa ni uguhindura imyitwarire yabo ku bijyanye n'igihe barira n'igihe baryamira n'ibyo kurya bakunda gukoresha nimugoroba. Hari umwarimu w'igiswahili wambajije ngo kisa ambacho hautakisahau, ni nka evenement uba utazibagirwa mu buzima bwawe. Wakira abantu benshi, ubagira inama nyinshi, ni uruhe rugero rw'umukiriya wakwegereye ukavuga ati kabisa nasanze afite ibibazo byo kwirundamo ibintu biremereye nijoro, noneho dukoranye, noneho mbona impinduka zigaragara? Ntabwo si umukiriya umwe cyangwa babiri, ariko barahari benshi, aho usanga umuntu aje kwa muganga bamukoreye ibizame, ugasanga afite ibipimo biri hejuru cyane by'ibinure bya cholesterol, afite ibiro byinshi, arwaye gute, ariko ukabona ko akubwira cyangwa abwira n'abandi bakiriya n'abandi arangira, hari n'abaherekeza akabazana, akakubwira ati nari naratangiye kuba deforme ku buryo gute yari yaratangiye kundeforma, amagufa yaratangiye kugenda amera nabi kubera iyo ndwara. Ati natekereza ko banandoze, ariko uyu munsi wareba ukuntu ibipimo bye byagabanutse, wareba ukuntu asa, donc yagaruye itoto, aranezerewe, afite ibyiringiro byo kubaho mu gihe yari yarihebye. Rwose uwo ni umukiriya mpora nibuka kandi mubona kenshi, birananshimisha uburyo nawe yakomeje kubyitwaramo, agakomeza kurinda ibyo yagezeho abikesheje kuba yaraboneje imirire kandi agahindura byinshi mu myitwarire ye yari isanzwe. Bimwe mu bibazo byugarije isi harimo ibijyanye n'umubyibuho ukabije. Ese hari kurya nijoro dutinze tukarya ntacyo twitayeho, cyane cyane mu mafunguro ya nijoro, hari icyo bifite aho bihurira n'ibiro abantu bagira kwiyongera kwabyo? Cyane, abantu barya nijoro batinze kandi bakarya ibiryo byinshi baba bafite ibyago byinshi byo kugira umubyibuho ukabije. Icya mbere, iyo utasinziriye neza, umubiri wacu uvubura imisemburo bita cortisol. Cortisol ikaba ari umusemburo ukora cyane muri stockage y'isukari, kandi birayorohera cyane gusitoka, cyane cyane mu gice kigana ku nda, bikitsindagira, ukazana icyo bita beri, icyo bita agasozi, harya ni agasozi ndatwa, agasozi ndatwa, karima k'igikoni, nyakubahwa. Ibyo rero akenshi na kenshi bikorwa nijoro, iyo abantu bafite nyine ako kajagari, badafite umurongo mwiza wo kuriraho. Rero umubyibuho ukabije, donc kuryama umuntu ntasinzire neza yariye nijoro, akarya n'ibiryo byinshi birimo isukari nyinshi, birimo amavuta, byongera umubyibuho ukabije. Turasatira umusozo w'ikiganiro cyacu, nagushimira cyane uburyo ingingo ku yindi ugenda icyo bita décortiquer le sujet, uragenda ugeramo cyane, tuvuga cyane cyane ku bijyanye n'amafunguro ya nijoro. Mwatugira inama y'ibiribwa dukwiye kuba twarya nijoro, kurya byibura amasaha 2,
mbere yuko turyama, kurya ibyo kurya nyine mwagiye mutubwira byoroheje ariko birindi birimo amavuta cyane cyane, n'imbuto mwagiye mutubwira izo twafata. Twanzura dusoza kino kiganiro, ni ibiki umuntu akwiye kuzirikana mu gihe apanga umunsi we, cyane cyane azirikana ko nijoro ari bufungure? Igihe umuntu apanga umunsi we w'akazi, icyo twita kurya no kurya neza ntabwo bikwiriye kuba ibintu bita utuntu n'utundi mu nama. Hari ukuntu umuntu bikwiye kuba by the way cyangwa se diveri ngo EOB, ntabwo kurya ari EOB, ahubwo ni igikorwa cy'ingenzi. Primo mandekware twabivuze. Ni ikintu cy'ingenzi cyane. Ni ukuvuga rero tugomba kubitekerezaho mu gitondo, ukamenya uti ngo ngiye mu kazi ngomba kugenda ndiye. Ibyo kuvuga jugujugu, ibyo jugujugu uriruka kuko uba wariye. Saa sita ukamenya ko ifunguro rigomba kuba ryuzuye ariko nanone ritaremereye cyane nk'irya mu gitondo. Hanyuma nijoro tukarya ifunguro ryoroheje, twafashe ingero zitandukanye, twabonye imbuto, twabonye ibinyamafufu twarya, yewe twashyiramo n'amasupu y'imboga n'andi masupu yoroheje, ushobora gukoresha amashaza, ushobora gukoresha gushyiramo ibihaza. Donc ibyo ni ibiryo umuntu ashobora gufata, kandi tukibuka ko tugomba kubifata nibura mbereho amasaha 2 cyangwa 3 mbere yuko turyama. Ntago rero kurya ni ikintu tugomba kuzirikana, kandi tukamenya yuko kuba turiho dufite ubuzima bwiza, twirinda indwara, ni ingenzi cyane kuko bituma tugira umusanzu mwiza, ari mu muryango tukaba dufite ubuzima tunezerewe, ari mu kazi tubasha gukora akazi neza, kandi n'igihugu nacyo kibyungukiramo. Umusaruro muri rusange w'umuturage urya neza, w'umuturage ufite ubuzima bwiza, nta muntu utageraho, nta n'umuntu utanezera. Hari imiterere y'umubiri wacu, hari uburyo twawusanze, hari uburyo tugomba kuwusigasira, ariko se nk'amwe bahanga mu mirire no kuboneza imirire, ubundi umubiri wacu waremewe cyangwa se wakirute ayo mafunguro tuvuga nijoro? Umubiri wacu uburyo ukozemo waremewe gukora ku manywa, ugakora akazi k'imbaraga gashoboka rwose, hanyuma nijoro waremewe kuruhuka. Ijoro ntago ari iryo kurya, ijoro abantu bagomba kuruhuka kugira ngo umubiri ubone umwanya uhagije wo kwisana no kwisazura, bityo birushaho gutuma turamba kandi turambe dufite ubuzima bwiza. Kuko gusinzira neza no kuruhuka neza bifite uruhare runini cyane mu kugabanya ubwiyongere bw'indwara zitandura ziba zifite aho zihuriye n'imirire n'imyitwarire ya muntu buri munsi. Wari watubwiye ko ari byiza kurya amasaha 2 mbere yo kuryama, ariko hari n'abandi nzi banabireka burundu, aho ngaho uhagaze he? Ababireka burundu nabo baba bafite impamvu nziza, kubera ko uko umubiri tuwuha umwanya wo kuba utarimo ibintu byinshi byo kugogora, niko ukora icyo bita autophagie. Ni ukuvuga ngo ni nko kwicira. Murazi nk'iyo umuntu afite ishyamba cyangwa afite umurima, insina cyane cyane izo bazi, yego, urutoki. Kwicira ni ukugenda umuntu ajyamo akuramo utuntu tw'udusambo, udusina tutakuze neza, tumwe turi twinshi, akagenda abikuramo kwicira nyine, urutoki rugasigara rumeze neza, rugakura rugashisha. N'umubiri wacu rero twavuga ngo mu ijoro niho ukora bene kariya kazi. Ibyo rero nibyo bituma dukomeza kugira ubuzima bwiza, tukaramba kandi tukaramba turi bazima. Ibyo turavuga icyerekezo 2050, guteza u Rwanda imbere. Mwamvise wa mwana witwa Keza Nyiramajyambere, uwo ni umujyambere w'u Rwanda uzabuteza u Rwanda imbere. Ntako rero twazamubona mu gihe tutita no ku mirire yacu n'imyitwarire yacu. Ikindi kandi nuko ibyo kurya birahenda, bigurwa amafaranga. Ibaze rero ugura ibyo kurya biza kubera impamvu y'imva yawe. Ni byiza rero ko niba ushoye mu mafunguro, ushaka amafunguro mazima akugira akamaro, kandi uburyo bwiza bwo kubikora ni ukwegera abahanga mu mirire no kuboneza imirire, nk'uko twaganiriye na Mukakabimba Anastasie, umuhanga mu mirire no kuboneza imirire, washinze akaba anayobora ikigo bita La Pervenche. Turagushimiye Anastasie. Yego, murakoze. Namwe turabashimiye, ubuzima bwanyu burahenze, bufite agaciro, impamvu tubagezaho ibi biganiro, kandi turabashimira yuko mukomeza gukurikira ibi biganiro, mugatanga n'ibitekerezo byanyu, mukomeze mwiyongere muri benshi. Ibihe byiza, bye bye.